aho unagera ugatambuka wamara gutambuka wamubonye ndeba vraiment ndeba mwamubonye nundeba na kintu uri mu nkureho. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Mumeze neza, murakomeye, nanjye meze neza, ndakomeye. Ndashimira Imana ishobora byose, Imana rubasha, Imana ivuga bikaba yanategeka bigakomera. Njyewe rero uri kuri kamera uri no kuvuga murambona ndi Solange. Nitwabaniye Solange ndi umumama murabizi, ariko nje kubabwira ngo nimureke dushake Imana bigishoboka. Imana turi wishake gute? Imana turashaka dusenga nta buryarya, ariko abantu mwabaye abari indyarya ku Mana, n'ubindyarya ku Mana nayo izakuryarya, n'ubimana n'uyisondeka nayo izagusondeka. Niko kuri nimbabwira mubyumve. Imana n'uyisondeka, waba uyisenga, waba uyibwiza ukuri, waba ugira ute, wayikorera uyiryarya izakuryarya, wayisenga mu kuri izakumva, ariko n'uyiryarya nayo izagira gute, izakuryarya. Yego, nje kubabwira rero mwe mu nkurikirana umunsi ku munsi, icyambere urankurikirana mu Rwanda, ni byiza, Imana igikomera umugisha, kandi ujye wibuka gukanda subscribe, share na comment kugira ngo ukore ikintu cyo kunera inkunga, nanjye mbese nzamuke. Yego, nzamuke mbone ubwiza bw'Imana. Kabiri, uri Burayi, uri muri Amerika, uri muri Afurika y'Epfo, uri muri Kongo, igihugu cyose waba uherereyemo cyose, musabye inkunga yo kugira ngo ujye ukanda subscribe. Nta yindi nkunga, cyambere sinagusaba amafaranga ngo yane wanuka. Abantu mwanga bababwiza ukuri, mukemera babaryarya. Ari umuntu ukuryarya wayamuha, ariko njye nyagusabye mbikuye ku mutima, nakubwira ngo nkeneye inkunga yawe, nakubwira ngo nkeneye, mfite ikibazo cy'abana kubishyura amashuri, nkeneye kurya, ndashonje, ntiwayama. Ariko ubonye umutekamutwe ubutekera umutwaro umukozi w'Imana, wayamuha wirukanka, wayamuha n'ukuri. Kandi njye nagusabye mfite ikibazo runaka. Twirinde indyarya, dukorere Imana mu kuri no mu mwuka. Yego, narinje rero imbere ya kamera muri iyi minsi, mfite ifuhe rikomeye. Mwari mubizi nshuti zanjye, mfite ifuhe. Impamvu mfite ifuhe murayizi, dufite abadayimoni bari kutugendaho. Icyambere baratugendaho mu murimo w'Imana. Kabiri, noneho tukanagendwaho n'abarokore bitwa ngo ni abarokore. Si abarokore umuntu azabagenza gute? Abarokore bigize indyarya, batazi kuvugisha ukuri. Njya mvuga ngo umupagani utazi Imana, umuntu utazi Imana n'ukuri, ushobora kumuhamagara ukamubwira ati mfite ikibazo, ndwaje umwana cyangwa ndashonje, wampaye 20,000 cyangwa 10,000, akihutira kubiguha. Ariko umurokore iyo abifite ukabimusaba, ntabyo yagwaye avata, ahubwo umwana aragapfa. Ntabwo abikubwira gutya, ariko abivuga mu mutima. Mwaryarya mubivuga mu mitima yanyu, turabayobewe se? Imana ijya ibambabarira. Njyewe reka babwire, njye uri kubivuga, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi w'Imana, ni n'umuvugabutumwa, ariko mwananiwe gukizwa, mwananiwe kumesa kamwe. Umurokore w'umugore aho uzamusanga, uzamurangwa n'iki? N'amagambo menshi. Kubera iki mugira amagambo menshi?
uzi ko umugore w'inywera icupa atagira amagambo menshi ngo avuge mugenzi we, ariko mwebwe musoma icupa rya Yesu muba mwasinze Yesu se? Ntabwo Yesu nawe umusinda mugende utoke, ntabwo Yesu nawe umusinda, ahubwo mwebwe muri inkozi z'ibibi. Reka mbabwire, muri abapagane nubwo mujya mu nzu y'Imana, murutwa na babandi batazi n'umuryango w'urusengero, cyangwa babandi batazi no kujya mu bihuru ngo bapfukame. Ariko wowe ujya mu bihuru ukajya gupfukama uvuga ngo Mana ngirira neza, naba izagutabara ite wikoreye imitima y'abagore nk'igihumbi muri wowe? Izagutabara gute? Ndakubaza ukuntu Imana izagutabara. Mana nyeneye kumiza mu mujyi wa Kigali, izayiguhite wikoreye imitima y'abagore nk'igihumbi, ugenda uwungana nabo, wirwa urebaguza runaka atetse ibi runaka atetse ibi, umwikoreye mu mutima. Kubera iki? Kandi ku cyumweru byagera, ku cyumweru byagera ugafata Bibiliya, baraba mu myaka Bibiliya ngiye gusenga, tibi ku rusengero. Vraiment tekereza, bavuga umurongo wa Bibiliya ugafungura ukanareba ukanasoma, ibyo usoma urabikurikiza, upfa gusohoka mu muryango w'urusengero cyangwa umubwiriza butumwa apfa kurangiza kuvuga byonyine, urasohoka utangira utekereze runaka mwabonye uko yambaye, birakureba. Wa murokore w'indyarya mbi, birakureba. Warebye ibyaha, ntabwo muri gushaka kureba Imana, ahubwo muri kureba kuri bagenzi banyu. Mumbabare mumbwire, ntabwo ushaka kureba ngo umurokore mugenzi wawe aracuruza nawe uracuruza. Urakenera kumenya ngo yaranguye imifuka 10 y'umuceri, iya kawunga ingahe. Warebye yawe ugasenga Imana ikakugwiriza ibyawe, ukareka kureba ibya runaka. Mufite umwuka w'ishyari. Imana yambwiye ngo mufite umwuka w'ishyari, musengera ikintu cyitwa amacyarani mu mitima yanyu. Nureba umugore wa runaka arubatse, yubatse urugo we n'umugabo bameranye neza nta kibazo, kandi nawe uramufite umugabo mumeranye neza nta kibazo, ariko utangira uvuge runaka kuko yubatse, yavuze gutya, yamuvuye uko none sinjoyi, yamuvuze kuko n'umugabo aramukunda. Wowe warebye umugabo wawe akareba mukundana, ukareka kureba mugenzi wawe, kubera iki mugira iyo mitima? Ni ukuri kw'Imana, abarokore mufite umutima w'uburyarya, sinzareka kubibabwira. muri indyarya, muri abanyamagambo. Mwene so natambuka nta kintu uri mumukureho, umwambaro yambaye nturi wubone, wenda uranahenze kurusha uwo wambaye, wasenze Imana ikaguha ibyawe, wasenze Imana ikakugabira. Mwaretse mwambabariye gatoya nkababwira akantu kandi mukanyemerera. Uri umugore uneza amatwi unyumva, uri umugabo uneza amatwi, uri umusore uneza amatwi, uri umukobwa uneza amatwi, umbabare ninkubwira akantu kagendereho cyane. Uzi impamvu uri bukagendereho? Kazagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Cyambere kazagufasha mu rugo rwawe kwirinda icyari kuri mwene so, cyangwa kuvuga kuri mwe. Urirwa wikoreye imitima y'abantu y'abagore bagenzi bawe kubera iki? Urikorera umutima wa Mama Sonia, wikorera umutima wa Mama Diane, wikorera umutima wa Rosine, wikorera umutima wa runaka, Mana yifite imbaraga. Imana irababaye. Kambabwiza ukuri, Imana irababaye, sineka kutabibabwira. Ishyari ryatumye Kayini na Abeli bari bene se, muraniga amatwi, bicana, baravukanye mu ndimo. Mwene se, uzasoma inkuru ya Kayini na Abeli uzayumva neza. Ishyari ryatumye, ese agize ngo umuntu bamuvuga hari ikindi?
bamuvuga kubera ishyari. Udafite ishyari ntiwavuga mama Sonia, udafite ishyari ntiwavuga umuturanyi wawe, udafite ishyari ntiwavuga ngo umugenzi wawe acuruje ibintu bingana bitya, udafite ishyari ntiwavuga ngo runaka afite akazi we nakufite. Urumva, niyo mpamvu ufite iryo shyari. Imana muri iyi minsi yarambwiye ngo uri kubabara cyane, kandi nta kindi cyatumye kiri gutuma Imana ibabara. Ni amashyari mufitanye kandi muyafite bene so, munasengana. Runaka namuciye ahagaze n'umugabo, ye kamuhagarare nawe. Nimba ahagaze nawe basambanye, ndakubaza bicaranye, nimba bicaranye basambanye nyine, abarukore kuki mugira umunwa n'ukubera iki? Yinjiye kwa runaka, reka hinjire nyine. None se we yinjiye ni mu bisimba cyangwa yinjiye mu bantu? Kuki mugira uwo mutima mubi? Yinjiye mu kabari habamo fanta, habamo na ji. Wenda agiye kunywa ji cyangwa agiye kunywa fanta. Twirinde ikintu cyitwa ishyari, kuko ishyari ni ahantu ryakugeza. Twirinde kuvuga mwene so, nuvuga mwene so naho bizakugeza, ahubwo bizagusubiza inyuma. Ushobora kuba umvuga kandi ngewe uvuga mfite Yesu mu mutima wanjye, kandi Yesu mfite aruta wowe ufite uwusenga. Uwanjye azanesha wowe, usange biri kukumerera nabi. Ahubwo reka twirinde tutagwa, twirinde uburyarya, twirinde amashyari ya buri munsi. Mwene so nahirwa, nawe ujye uvuga ngo Imana ishimwe nanjye ejo nzahirwa. Ntabwo ibyo bintu mubifite mwabarokore mwe, ntabyo mufite, sinzi impamvu. Ari itorero ngewe nasinye amatorero, nabaye umushyitsi mu matorero menshi niko navuga. Mwene so yabona yambaye igitenge gishyashya, cyane cyane ibyo bintu bigira abantu amakorari mukunda ibyo bintu, muri abanyeshyari. Yembe babwiza ukuri, muri abanyeshyari mwabanyama, abantu muririmba mu makorari. Yazanye ejo yazanye igitenge gishyashya, nanjye ubwo umugabo nari buryame nanjye akingurire, ngayibaze n'ukuri kwima. Wenda umugabo wawe ni umuyedi, ntago yagura igitenge cy'ibihumbi 20, sibyo? Wenda afite ubushobozi bwo kugura London ya make, afite ubushobozi bwo kugura inkweto z'ibihumbi 5, wa undi yambaye ibihumbi 10, bitewe n'umugabo we ubushobozi, kuko ntago bungana, sibyo? Nimba afite umugabo ukomeye, wowe ukaba ufite umugabo w'umuyedi, tuzambara kimwe? Ntabwo tuzambara kimwe. Niyo mpamvu abarokore mufite amashyari. Mufite impamvu mugira amashyari. Ntabwo ngewe mama Sonia umwambaro nambara ntabwo wowe wawambara ngo wigondere, ntabwo wawugura. Kubera iki? Icyambere ntabwo nambara London, zanabicunge. Ntabwo London nge nyambara, ntabwo ijya inkora ku mubiri. Kubera iki? Nabibwiye Imana, nayibwira ngo no never. Igitenge gihenze nyambare. Ariko kubera ishyari ugira, ntabwo mwuka ufite wo kujya kubisaba Imana. Agurirwa uvuga bene so, waciye akabojya ukajya ku musambo ugasenga ugasaba Imana ikaguha ibyo ushaka. Ntabwo mbiyemeye, ni urugero natangaga. London ndazambara, ni urugero natangaga. Ariko nitukajye twisumbukuruza ngo uraze umugabo ku nkeke, nureba mwene so yatetse inyama cyangwa yatetse ifiriti cyangwa yatetse ibindi, ngo nanjye nakabibona. Banza uvuge ate se ngewe ndinjiza ngahe mu nzu wanjye? Umugabo wanjye ari bwinjiza ngahe? Ubashe ubone abantu mwishwe no kwifuza, sinzi impamvu. Mwasenze Imana ikabahereza amafaranga cyangwa uzi impamvu se? Twebwe abarokore icyacu ni umunwa, ni ukuvuga bene data, kandi twagasenze Imana
igahindura ikintu cyitwa amateka y'ubuzima bwacu. Reka mbareke, reka nsoze iki kiganiro mu mbabarire. Ndabizi muri buntera amabuye, uyanera yanere kuko amabuye nta kintu ajya ntwara ngewe. Umvuze ndi burye nta kibazo, ntacyo byabintwaye. Umvuze ndi butahe nkarya, kuko ibyo uri bumvuge ntabwo nabisanga ku buriri buryamiwe. Naryama nkanasinzira neza rwose, bakanangaburira nkarya numva nguwe neza nta kibazo. Ariko nimureke mbagire inama, kansoze mbagira inama mbagiriye, nimureke dushake Imana, twere kwikorera imitima y'abantu benshi, dutura abantu ahubwo dusenga Imana nayo itugirire neza. Nyamara ibi byose ndi kubabwira njye ndi kubivuga ndi mu mwuka wera. Mureke twirinde ibintu byitwa amashyari, dusenga Imana itugirire neza, dusenga Imana idutabare, twere kureba ngo runaka 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 runaka, sibyo? Wa mugore we nugira inshuti zirenze 2, 3, 4, 5, uzaba uri mu magambo, ntacyo bizagufasha. We tindana n'Imana, were gutindana n'abantu. Njyewe icyo nshaka ngo mutindane n'Imana, mwere gutindana n'abantu. Tindana n'Imana nayo izatindana nawe mu bibazo ufite, mu burwayi, mu ntambara ufite, mu kigeragezo cy'inzara ufite. Tindana n'Imana, nutindana n'Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Ndabakunda nshuti zanjye, ibi mbabwiye mbivuze ndi mu mwuka wera, kandi ndabakunda. Imana ibagirire neza. Yego, hari igihe impamvu mbivuga, ntabwo abantu bakitugirira icyizere. Abadasipora batukuyeho amaboko, nawe watukigirira icyizere. Bari bazi ko mu Rwanda turi abantu basenga cyane, ariko wapi, babonye ko muri indyarya, babonye ko reka. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga Imana ikongera ikagaruka ku buzima bwacu, ikongera ikatwibuka bundi bushyashya. Yego, hari igihe wanyenera, nomero yanjye ni 0789 30 90 13. Indi nkoresha kuri WhatsApp 0795 5 9 7 8 2 0. Izo nomero uko zikubwiye wanyenera ukambona, nta kibazo rwose. Imana ibagirire neza.